Hello, amazina nyine nitwa Ishimwe Clemence. Nari gusubiza abantu bambajije ese mu ishuri umwana wanjye baba yitwaye ate, abameze ate. So umwana wanjye nabidanje byiwe baricaye mu ishuri, arigiye tuba twitanye cyane nyuma yanjye, akunda kwiga anijya nsobanurira kandi ni umuhanga, yiha respect. Biriya papa ari gukora kuri TikTok ntaho bihuriye n'imico ye. We ubona ko yiyubaha nyine kandi azi icyamujyanye kwiga, azi n'icyo ashaka, azi n'icyo agomba kugeraho. So rero guys, Queen ni umwana mwiza, ugira umutima mwiza, ukunda kumva abantu no kuganira. Sometimes zaba n'ibyo utari kumva akagusobanurira. Queen nyine nta mutima mubi, arasabana, akunda no gusobanuza, n'abarimu baramukunda, n'abanyeshuri nuko twese nyine tubayeho mbese mu byishimo nyine tubaye mu byishimo. Queen abantu mufatira imico ya papa wiwe, ukuntu yitwara TikTok mukavuga ati n'abana be niko bameze. No, Queen nyine ukuntu ameze, yicaye imbere yanjye mu gihe cyo kwiga bari serious, ari focus. Ahubwo no mu gihe cya time break muraganira mugasobanurirana, cyane ko batajya kuna n'ibintu byo kujarajara ngo musoke buri kanya wapi. Azi cyambyanye ku ishuri n'abari kwiga. Sinvuze ko nyarako tutiga, ariko nagiwe n'umuntu akavuga ati uyu muntu arandenze, uyu muntu akoze iki. So Queen rero ni umwana wiyubaha, uzi icyo ashaka mu ishuri, uzi icyo agomba kugeraho, mbese uzi nyine gufata na decision ku bintu akeneye. None se abantu bajya bafata ubuzima bwa papa w'inzovu nk'ibintu aba yigira kuri social media, cyane kuri YouTube, TikTok, Facebook ndetse na Instagram, hari abantu benshi cyane nyine bajya bafata ubuzima bwe bakabugereranya n'abana be cyangwa se umuryango. Ese ubona umwana Queen nkuko bivuze ko mwigana, ubona imico ye imeze ite? Ese akunda kugaragara ate muri rusange? Ubona arahuriye n'ibivugwa kuri Nzovu nyine mu buzima busanzwe uko abayeho nyine muri social media nyarwanda, buryo gira ngo murabizi nyine bimwe mu bintu akunze kuvuga cyane byo kubomora ibiki. Ese mu mwana we Queen ubona imico yari iyihe ubundi mu buzima busanzwe? Wenda we murigana, uramuzi, mumaranye igihe kinini cyane, ndakeka uramuzi cyane kandi muri n'inshuti. Ese ubundi ateye ate iyo yumvisha ibintu bivuga kuri papa we nyine ubundi busanzwe we ntago bijya bimubangamira ku ishuri cyangwa abana bahe bamuserereza bisanzwe? No, mpapuro ntabwo byamubangamira kuko imico Queen afite n'iya papa we ntaho bihuriye. Nimba ari papa we bivuze ngo imico agendana nayo n'abana be bagendana. Queen afite imico ye yihariye, mbese ubona ko umwana warezwe neza, ufite ikinyabupfura kandi ugerageza no kubana n'abandi. Rero ibintu byo kwanga abanyeshuri ngo kumuserereza, bamusereza atamuserereza, ibyo ni ibyabo. Kuko Queen we ibyo bintu kuza avuga ati ngo umuntu ngo mfite isoni ngo papa ibintu yakoze kuri TikTok ngo uraneza abanyeshuri, wapi? Papa afite impamvu yabikoze, nawe uri ku ishuri kubera impamvu yawe. So rero ibyo papa ntabwo ugomba kuza ku ishuri ukagenda wikomplete utari kwiga ngo ufate ngo ukora ko papa ngo yakoze ibintu, wapi? Queen ibyo bintu naho abahuriye nabyo, ubwo muri ku ishuri ni ku ishuri, nimba ari hanze ni hanze. Ibya papa no ubuzima bwe n'ibya Queen no byakwiye. Ese ni ikihe kintu wabwira abantu wenda bajya bafata ubuzima bwa Nzovu busanzwe kuri social media nyarwanda, nyine abantu bagifite imyumvire mibi bakavuga ati ese nimba papa w'umwana yigira buriya abana be bimeze bite? Hari igihe abantu nyine bajya bafata ubuzima bw'undi bakabuhuza nyine n'ubw'undi muntu bitewe n'uburyo babanye. Kenshi nyine usanga ari nk'umwana we, ukibaza arerwa ate? Ese dukurikije ibyo Nzovu akunze kugaragara avuga, buriya ni ibihe bitekerezo bizima ashobora kuba yaganiza abana be? Ubundi ubusanzwe uriya mwana Queen ni muntu ki? Ntabwo abantu bajya bamuserereza ngo afite papa we w'umusitari, ngo afite papa we
ngo ukunda kuboma wenda ngo ube bamuserereza babe bamubuza kwiga cyangwa se babe bamubangamira nyine tu. Ubundi Queen ni muntu ki ku ntebe y'ishuri? Queen byo kuvuga ati imico ya papa wiwe ngo byo kubomora byo kujya ute n'ibyo byo kubomora nyine kandi papa babibonye. Queen ibyo byo kubomora yabibonye ntabwo yabibonye. Kandi ikindi turi inshuti kandi njye nanga nyine ibintu byo kuninyuzura nyine cyane cyane mu bigo. Yashatse kuzana ikintu nyine cyo kumubangamira ndabuka nkabwa ati se ni mu makuru mubwira murongo kiki kurumba mwamwihaye ubu tukibaza se wowe nta gufite umuntu yagusererezaho. So rero ibyo ndo ngo Queen ngo kumuserereza wapi kuko ntabwo bijya biba niyo bibaye njyagiza nyine kubiturisha ariko nyine ntabwo bijya bikunda kuba nta nubwo byabaye gake cyane. Ariko ibyo bindi byo kuvuga ati ngo Queen ngibiki ngo papa wawe ngo kubomora no byo kunacyo ababiziho nawe abibona TikTok nko nababibonye TikTok ko ntabwo nyine babipanga ngo ngiye kugira ngo kubomora umwana wanjye ngo ndashyira TikTok uze kundeba wapi ajya TikTok akabona nkuko nawe ujya TikTok ukabibona nyine ukabona n'utundi tuvideo nyine turi aho ngaho. So rero Queen nk'umwana uzi icyo ashaka azi icyo agomba nyine gukora mu ishuri byo nakajya bihatayimo yiwe yangiza ku bintu by'amagambo tudafite icyo bivuze nk'icyo. Ese ubundi naguciye mu ijambo ubundi Queen ni inshuti yawe ubundi Queen mwahuriye he? Mwahuriye ku ishuri gusa? Ubundi Queen ubundi mu buzima busanzwe mubanye mute usibye no mu buzima bwo ku ishuri kuko tuzi yuko mukundana kugendana cyane pe. Ubundi nkuko usibye no kwamuzanye ku ishuri ubundi no muri quartier ubundi mubanye gute kumba mbona mukunda kugendana cyane? Queen first time twahuye twimuka tujya muri mwaka turimo tuvuye mu twari turangije uko nyine umwaka nari ndimo mbere ntabwo twigaga muri class imwe nyine baranyimuye banjyana muri class ye nsanga umunsi wa mbere nyine mbona yari ahari nkajya ndicara umunsi wa kabiri nari narwaye sinajyayo batwicaye ku ntebe imwe tangira nyine kuganira tuba inshuti mu gusobanurana cyane ko amasomo yumva nkaba nayumva nanjye akaba numva atabasha kumva neza nyine tugafashanya. Ubundi atari ku ishuri akora nyine kuza mu rugo tugakora homework tugasobanurana tukagira na time yo kujokinga tugafatana akantu wenda tukaba twavuga ati katuve nanga tugera aha turebe umuhanda ibintu by'amakayini tukajya nyine time yo kwiga na time yo gukora nyine akantu ka movement. Kwene turi inshuti gusa usibye no ku ishuri mbese twabaye n'abavandimwe nyine tu. Mwabaye nk'abavandimwe. Ese ni cyo kintu ushobora kuba wunda wowe nyine nkuko uziranye n'umwana wa Nzovu? Ubundi kwanza Nzovu hari umunsi yari yaza ku kigo mwigaho wenda kumwe umubyeyi kumwana akora ikosa ku ishuri ugasanga nyine abarimu batumye umubyeyi umwana. Ese Nzovu yari yaza ku kigo cyangwa haza mama we Nzovu ntabwo ajya agera ku kigo kubera kurinda umutekano we kuba ari umusitari kuba ari mugufi cyangwa se kuba abantu bakomeza kumwibaza? No bwo ngo yaza ku ishuri kwa amakosa Queen nta kosa ndamubonamo ku buryo byajya n'abamutuma umubyeyi ahubwo ndashobora kuza usibye ko nyine ataramubona ashobora kuza mu nama z'ababyeyi kandi mu nama z'ababyeyi kumva nyine hajya ababyeyi njye ntabwo njyayo nyine tusinde ababyeyi n'abana babo ko njyewe ari nama y'ababyeyi hajyayo biye ariko Queen ntacyo narakora ku buryo bamutuma umubyeyi nyine isanga mu ikosa ryadangiye ngo ati tugutumye umubyeyi wapi n'ibintu rwose ntabwo biraba ku buryo bamutuma umubyeyi kereka wenda niba ari mu nama wenda y'ababyeyi bafite ikintu bashaka gusharinga nyine ababyeyi runaka aho ngaho ashobora kuza ko nyine ndamubona ku kigo. So hari igihe nyine umuntu aba yibaza nk'abariya abana nyine kenshi cyane baba bafite ababyeyi b'abasitari uba usanga nyine baba babayeho mu buzima butoroshye bitewe n'uko iwabo nyine bafite ababyeyi ari abasitari ukaba usanga
nka Nzovu urugero baramutumijeho aze ku kigo mu nama y'umukobwa we cyangwa se yakoze amakosa runaka. Benshi cyane nyine hari igihe bajya bibaza akavuga ati Nzovu bitewe n'imico rwose buriya abana be bararangiye. So Ange rero ari nk'igihe twajyaga twibaza, hari nk'igihe nyine uba usanga abantu benshi cyane batajya bita ku buzima bw'abana b'abasitari, benshi bakabacira imigani cyangwa se bamwe bakanabaciraho iteka bagati bariya abana b'abasitari ni ukubabona kuri gusa kenshi cyane nyine hakunze kugaragara ko abana b'abasitari bakunze kuba bazi ubwenge, bakwiye kuba bazi ubwenge. Rero nkuko twari tuzi yuko uriya mwana mwigana, twagira gukora ikiganiro ubwira abantu yuko buriya umwana w'umusitari aba atandukanye n'ubuzima papa we aba abaye muri social media Rwanda. Baba batandukanye cyane rwose, kuko nimba umwana aba ari school aba ari kwiga, papa we yibere ku za social media Nyarwanda, kuko ngo umwana benshi cyane nubwo bakunze kubihuza, ubundi umwana aba cyane nyine ngo aba yahanze amaso amasomo ye, ntabwo aba yahanze amaso social media ngo abe yareba ibyo umubyeyi we yigira cyangwa se ibyo akora, no. Rero niyo mpamvu twari twagutumiye ngo uze ukore ikiganiro usobanurira abantu, ubumvishe uburyo kiba bagomba gutandukanya ubuzima bw'umwana n'ubw'ababyeyi mu gihe afite umubyeyi w'umusitari. Ishimwe Clemence, turagushimiye, tuzongera gukora ikiganiro ubutaha bitewe n'uburyo abakunzi bawe bagikunze cyangwa se abifuza kuba wenda wakongera kugaruka ukaba wakora ikiganiro ukabwira ku buzima busanzwe cyangwa se mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Barabyandika muri comment, tunababwira kuba bakora subscribe kuri channel ya Dr. Singa TV kugira ngo bajye babasha kubona ibiganiro byawe ugiye kujya ucishaho kuri no channel. Yes.